Seko iki wambara marinette kubera ko ndwaye amaso. Itamakuru shumu Ni meza. Wawezi ko nkunda ariko Igihe menyere du waranyihakanye mva. Enosa usigaye unyanga ku buryo ugira n'ikibazo bakwiba ntumbwira ati baranyibye my ex. Nta kibazo mfite. Ku buryo kibonke akwiba ntumbwire. Ntago kibonke yigeze anyiba. Wari kuza ukambwira sheri vugana na bajya ngo bakwita big fish. Ikibazo ni ikihe se sheri wanjye? Wari kumbwira ngo vugana na big fish mugenzi wawe mungarurire ntuza yawe. Ntago kibonke yigeze anyiba. None se ko nabonye uposting ibiboro birimo kibonke na Ibi Godwin wakwibye ninde? Nta numwe. Ahubwo aho mubera ibigoryi nta nubwo muzi gukora promotion y'indirimbo. Kandi ngo bakita gute bajya mwakoranye indirimbo ngo Tsunami wari urimo? Agahungu du. Rana. Tirana hapo. Iki kivixini cyari kirimo Simwarimo muri promotinga mutangira ubutwiko bwanyu. Sincyo gikobwa stingicyo Innocent ntabwo muzi gupromotinga. Singicyo Sigarina Kiza uzi ikintu mwakosheje uzi ikintu mwakosheje mwari kuza kumbaza ati Dumba babikora gute ibikise upromoting indirimbo mukoresha ubutwiko. Promoting indirimbo ntabwo kandi ibintu tubishyireho umucyo ikibazo nakigiranye na Ibi n'indirimbo mwarimo murapromotinga wampagaye ngo gusobanurire. Banyarwanda ngira ngo mwabibonye. Ikibazo nakigiranye na Ibi nyuma kirakemuka. Ikibazo niba atari promotion puranka tuba twababonye. Abantu narabibasobanuriye bose babyumva. Ikibazo ni projet yanjye Ibi yari yaragumanye. Ibibazo byarakemutse. Ibyo byaranapukeka bwoye niba ranapu yakwishyuye kugira ngo umutwikire. Gute ni iki kitagaragara? Abanyarwanda hari ikintu kitagaragara. None tugo ranapuza n'ibibazo byanjye gute? Yewe ndi mu bibazo byapera napari mu bibazo. Innocent ko wari warazimye kera kubera icyo uje indirimbo ije. None se wanzuye. Wanzuye. None se nuzutse iyi ndirimbo isohotse ubaye Vixi. Kubera ko indirimbo yahuye n'inoza yahuriranye nyine na filime yanjye. Bigahurirana. Ubu rero ugiye kongera kuzima ubuzima bwawe bwose. Kereka n'impfu. Umuntu azima ubuzima bwe bwose yapfuye. Kandi jewe ntabwo ndi mu bantu yenda baba barigeze guhitingaho ku buryo navuga ngo nigeze kugira hiti ngo nyuma ngo ndaflopinga giragwa. Iragenda. Igihe bamenya ndivuge gute ibintu byawe nabamenya ko yakoze cyose kandi nono umva kirundi kaziwe. Icyambere urashaje urumva singushaka indi live urimo uraguma umpamagara. Hari ikirundi kazi kibi kinyifungaho kiranshaka singishaka. Ariko dukushaje wamwemeye ubu wori umusore ariko uzubwana amafite ariko urashaje niwe zo kugira ubwana birakora ko ushaje. No ubwana afite buba bunshaka nubwo ndi umusaza. Ngaho twereke kabwe uvana amagambo yo kwiyemeraho. Now when you want this God forbid ndahira mu izina ry'Imana imbere y'Imana yo mu ijuru
do wese wambeshyeye ngo wambesheje ngo akazi komani Innocent ntiwigeze kuntereta ntabwo naguteretse se ndaguteretamo ibiki we muzehe ese kurakara nakera kuri kumbeshyera ubonye umbeshyeye agasore keza wowe aha kandi Innocent urabizi ko wari ariko se ufite amabanga menshi bagiye kuvuga uretse kunyikundisha ku ngufu ukambaza ikibazo bashaka kumbaza sibyo noneho nkekomeza nkiyeditingira wa mubyeyi ese urimo editing iki editinga filime yanjye filime yawe na Yesu usigaye ufite inzoka mu maso usigaye ufite inzoka mu maso inde ese ungana ko nagusize uruzingo usigaye ungana gute narariye nahuye n'abantu bamfata neza barangaburira ubu ngubu umeze neza nta kibazo mfite njye ntabwo nagufataga neza wowe se ahubwo wamfashe neza hari n'igiceri cyawe nzi akuntu ukagiye wishyira mu myanya utigeze ujyamo abantu bari kuri live ndashaka mumamagarira agakora k'akarundi kazi kitwa Lionel Krista kavuga umupira kaze nikata naze avuga ko hari igiceri cy'ijana cyawe nzi nta mafaranga ugira araza kuvuga ukuri ko wamperese ndakwanga naza bivuga kandi n'umukange dore ko wabaye ngaha okay reka mbe myutinze naza kugira ngo oya buretse mumamagarira umuntu witwa Lionel Krista ese si nkafite reka manze nakomaga ngamagaye nkabwira ati ndi live cya kigo gikirimo kirayihakana reka mumamagare mubwira zari yavuga bari kunuka oya ko cya kigo iki Lionel Krista nakakarundi nako karaho bagenda ko nta data kaba gafite bamutayemo ubunyobwa bisobanuye iki ngo abagabo barya ubunyobwa bagutaye ariko Krista yabaye iki bari kutajya afata telefone byagenze gute ubwo nawe uraje umuvuge ngo arakwihakanye oya Krista we yari prince ibibazo ubu bana uri icyuki njyewe se ni ukuri kw'Imana ntabwo mbona icyo ahubwo abakobwa bajya bambwira ko ndi nyine ubu ubona uri cyiza ujya abakobwa bajya babimbwira none se ko wiriye ntabwo wansubiza utari kureba gutyo ubu ubona uri oya bikakumbira isoni urimo urantera isoni ngaho mbwira kwirirwa ku mihanda urimo urasakuza byuya ni ko kiri ku mihanda arashaka kubwira iki sheri wataye uburere nataye uburere gute wava ku kikoranye habayemo kutumvikana nyuma birakemuka byararangiye no kwita filime yanjye nashyizwe byose bisobanutse filime yawe bayigusubisha ibintu byawe byose birimo byose ndi kweditinga niba sohora ibintu birimo ibyawe nzabarega kubera ko banyemereye ko nta bizasohoka nese kubera icyo bagiye kuvuga ku mbuga ko icyo utagiye kubarega ko n'ubundi washobora kubarega ukiza rega njye navuze ku mbuga narangije kurega nese kubera icyo utagiketse kugira ngo babikurikirane kubera wareze ariko nemerewe kurega nkanavuga ni ukuvuga ko ubu ngubu bashobora gushyiraho ikirego bavuga ko nabo bavuga ko wabasebeje erega nk'ubu ngubu kimbonga ashobora kuba afite akazi agahita akora iki bagahita bakamwima kubera bumvise ko ari umujura ntabwo mu bintu nanditse ngo kimbonga ni umujura ngo soma ibintu byanditse ureke kumbeshyera ni akazi kanyu ibyo bigenda mubeshyera abantu mbaye nk'ubwiye yego ngaho ibyo turabyimutse ikindi kibazo njyewe kubera wanga gusobanura ibyo ndimo ndakuramo andi nabi
urashaka kubahe ahubwo wowe tubwira urashaka kubahe busobanura. ndashaka kumva impamvu waje ku mbuga usebya Kibonke. Ntabwo nigeze nsebya Kibonke. Ntushake no kunshyiraho ibi ahubwo nawe bakurege yuko nawe uri kunsebya. Ibyo ntakoze. ngo amagambo yakoresheje asobanura ubujura. Reka nkuzanire umuntu akubwiza ukuri. Mushyireho. Karanga. Uri gukina nanjye. Duburetse. Buretse mbaze ndebe. ngukuyeho ngiye kugukuraho. Dumba, il faut pas me traumatiser. ngiye kugukuraho. Genda buhoro. Aya toka. None umuntu nze ntambaye. kubera icyo ugira ntuza utambaye. Ubanza umbwire. Icyo kirundi kazi ni kibe kigiye kivuga ubusa. Ese ufite ishaza wabaye ikisheri? Oya ntabwo uje Dumba gushika guhaye platform uraho ngaho. Dumba guhaye platform uraho ngaho. Mbese sinambaye toka. Dumba akugatutirekana nako. Niko ese nkiriya ndirimbo wari urimo nko mu Vixen baguhaye amafaranga? Yego ubwoko ariko noneho ndahumaniwe. Nawe utangiye kubacezereza ngahe bamaye amafaranga menshi ahagije. Angahe? Menshi cyane. Menshi cyane. Mfite amakuru. Mfite amakuru ko wibye Marina umugabo. Wabuze icyo uvuga? Nkukupe nkubroke. Umugabo wa Marina se ni Marina ko atashingiwe. Marina ko atashingiwe. Umugabo we ngewe Govinda nindi. Karabaye. Yagiye mu mbazi ibibazo byanjye ibyo. Banyarwandakazi Innocente Raga Iva Muzika umugabo wa Marina. Shadu content ko zigushiranye none urajya. Aya amakuru zane proof. Izane. Dumbaza ibibazo wari ugiye kumbaza byanjye ngende. Oya Innocente tugumaho. Bye. Kutinya. Ntabwo ndi gutinya kubera ko ndi mu kazi sibyo reka mbaze mukwereka. Ndi mu kazi kandi wari kuvuga ibintu bitazimeye nta kintu biri kumarira muri aka kanya wallahi. Okay, reka zane saganyayo. Kazi bari wowe uyivugiye atari ngiye use hari ikibazo. No rero se wowe uyivuga gute? We n'ubundi ntabwo wayivuga ngiye ko shaka amakuru nkaza nkayavuga. Ikintu cyose ushaka kumvuga ukivuge usibe kuntuka. Ibindi ngo hari uburenganzira ubivuge. Niba hari ngutuka iki? Usibe kuntuka naho izo saga zo ntazi shaka dusa nta. Uratinya ko nzakwita karaya ngwibye umugabo w'abandi. Iyo pe uri unyite nk'indayi 10. Sibyo? Nguri iki? Bye. Uvuze gute? Unyite icyo ushaka. Uvuze kuri iki? Bye dure kanigendere ngiye kugira mari nzi gukora. Ngabo bye ariko shabusigaye uri kezi. Nine kuguze nawe. Uyu muntu nendedesha. Ninde ushira amafaranga muri filime yawe? Washoye amafaranga muri filime yanjye? Papa wanjye. Papa. Yego. Are you sure? Of course yes. Niba harunduzi ugura muzana nawe ari bibi. Hari akavideo kasuka ajya akora yakoze avuga ngo hari akavideo kasuka yakoze ngo abakora
bayi toka kigoni cyane ni cyiza ariko ewanjye cyane gikuye abagabo ibyinya aho ngaho ureba first of all kibyo umugabo wa Marina cyo ngicyo ubona umugabo wa Marina ubundi bamwita Iva Muzika. Okay, Marina aguma avuga ngo ntabwo bari kumwe nawe ariko bakongera bakaba bari kumwe, bakongera akavuga ngo ntabwo bari kumwe nawe, bakongera akavuga ngo ntabwo bari kumwe nawe. So Marina hari ukuntu yagiye avamo gakeya gutya, avamo gakeya nk'iminsi nk'itanu Innocent abaguyemo. Innocent asambanya umuntu witwa Iva Muzika. Ubu Innocent ni ubuntu bwo ku mihanda butajya buvuga ariko ini nyuma bwo buri mu bikari burimo burabicara nabishwanye ubu ni we Innocent muraje mubona ubu yatangiye uyavuye igikoni yakivuye. Iyo mubona umuntu utangira gutwika agatangira atwika kibonge umukobwa utangira gutwika agatangira kwiga turebe iki gikorwa iki kirundi kazi byo cyari kirimo kiravuga. Innocent atangira gutwika agatangira atwika kibongo muragira ngo muzamukira ubu ngo arimo arakora filime wa kirundi kazi wongeye uragiye hano ntabwo ari kwa Godfather Marina bene biki urashobora kuvugisha umuntu ndabara kabiri ushireho kamera tukire cyangwa mu manda ndakubaze ndabara kabiri urashobora kamera ntabishiraho none mbe ndakubaze urashobora kuganiriza abashitsi iwanyu njye ntabwo nabura umushitsi wanjye urashobora kamera ntabishiraho agenda rero kuri bantu bye kirofa cyato